Okay, tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi, ikiganiro ciza cyane n'umunsi mwiza Imana iduhaye. Turavuga ngo mwaramutse cyangwa se mwiriwe bitewe naho waba uherereye hose. Aha ni kuri First Service Podcast. Hahandi nyine muzi mu materaniro ya mbere tugenda duca mu bintu n'ibindi, ariko byose bigamije kubaka no kugira ngo twese turusheho kunguka. Umeze ute? Umeze neza cyane. Nkuko mubimenyereye ndi kumwe na partner wa buri munsi. Ndabizi ko mukunda cyane kandi mumwishimira. So kiganiro kuri umeze neza ku buryo gukora ikiganiro. Cyane. Oya ni sawa kabisa. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe nanone kandi mwiza cyane. Turi kumwe n'umuntu muri session ya ubibona ute. Ubundi ni iganiro ni session dusanzwe dukora twenyine kabisa, ariko uyu munsi turi kumwe n'umuntu, turi kumwe n'umushitsi tuzi ko mwese mukunda cyane. Sikwe ntibamukunda cyane natwe ubwacu turamukunda. So rero turi kumwe n'umuvandimwe ndagira ngo kamera kera yamuzanye. Turi kumwe n'umuvandimwe Muco Adonis mu kiganiro. Bashimwe ko kandi kazaga kubita amashi gutya kugira ngo twabe tugwaye karibu, ariko tutaramuha karibu cyane reka mubabwireho gatoya. Uyu muvandimwe ni umwe mu bahanzi baba legend bakomeye kandi bakomejwe n'Imana, kubera kuko ariwe yamuhaye message ayitugezaho mu gihe gikwiriye, kandi n'ubungu baracakomeje kuyitugezaho. Yagize ibigwi byinshi, nanjye ndi umunyamuziki ariko ari mu batubanjirije tugenda twigiraho ibintu n'ibindi kubw'amahirwe akomeye cyane. Hari abo twigiraho ariko barabiretse, iwe rero aracana bikomeje. Ni ikintu cy'ingenzi rero dushobora guha agaciro. Rero mu magambo make nuko ikindi azabegwa cyane, araberewe mu kiganiro, ameze neza. Umeze neza cyane. So tuguhaye karibu wisange. Umeze ute? Ni amahoro, tumeze neza. Tumeze neza cyane. Hari akazuba. Abantu bamwe ntidukunda ubukonje. Izuba ryatse turanirabura gatwe turi inzobe ngo turatinya izuba. So hameze neza. So tumeze neza natwe n'amahoro. Iwanyu izuba ni sawa? Iwacu hari izuba ariko ejo imvura araguye, I think, niba ntibeshye, cyangwa ejo bundi. Hameze neza n'ukuri. Twari turi nko mu kiriyo gusa. Hari umusaza watabarutse. Burya naratangaye, hari ibintu byinshi utashobora kumenya imbaraga byo kugiraho utarabibamo. So imyaka abantu bamaze ahangaha, muzamubona abantu kuri televiziyo, mukabona muri politike zabo, mukagira ngo ntabwo muri related kuri byo, ariko let me tell you, aho umuntu atuye ni hwiwe. Twese twagize ikiriyo tutari tubizi ko igihugu cyahagaze nyine abantu bose n'ukuri bahungabanye. Aya makuru sinzi ahantu aturutse nayo, ariko nyine wari utubaje uko tumeze. Situation nyine ihari. Wari ubaje uko tumeze. So turi amahoro. Oya ni sawa cyane. Muheze karibu yo kuri First Service Podcast. Ikera je namaze kuja mu yindi yo mu kirera, ariko umuhezi ya hano. Ya yindi ya hano ari umuheza. Mwari bande ruguru, Kadezi cyangwa se Peza? Twari Kadezi. Twari Kadezi. Mwakaza mwiyegereza abantu. Twebwe urabona igihe abapasteri bakuru batangiye kwanga ibintu za kiribitire, babyanze keri ya mbere twarayikubise. Mwari mugeze ku ya gatatu. Mwari mugeze ku ya gatatu. Ntabwo ikaze mu buryo busanzwe muri kino kibanza. Njewe nazamutse kera. Nakumvise. Oya, iryo kazi sinzi ko ari uko ndirenza, ariko turakwishimiye cyane. Murakoze cyane. Wakoze kuza kudutera iteka hano kuri First Service. Turagukunda, turabizi ko hari n'abandi benshi bakuzi ku bikorwa byinshi bitandukanye kandi bagukunda, bari bwishimire kureba kino kiganiro. So feel free. I'm always free. Kuba free. Iyo ndiyumvise ndi free sinzanseruka. Nzabyumva hakiri kare sindwe. When I feel like I can't be free, I don't show up. Nziza kubitahura hakiri kare kugira ngo utaje kugaragara mu bantu utari free. Ni bibi. Buri umuntu suko ngupasa. Nibirindani bigaragara inyuma. Abarundi baravuze ngo akari ku mutima kaza gasesekara ku munwa. So
buri ubwiza bw'indani, umunezero w'indani, ibyishimo by'indani nibyo tuza tugaragaza hanze. Uzareba abantu benshi iyo twarize twese dusa nabi. Hari umuntu wari warira akasa neza, warize n'uwarakaye bazagira amashusho, bazabahinduka make up bizo bibi. utumye numva nazokora ubushakashatsi bwo kumenya uko bazabasiyo barize, ariko ibiri mu mutima nizo bigaragarira hanze. Okay, rero dukomeje mu kiganiro, mu by'ukuri tugiye guhuza abantu benshi. Hari abantu ibihumbi n'ibihumbi bakunda Adonis, bamukundira ibintu byinshi bitandukanye. Ntabwo twenda kubijamo, ariko harizo twababwiye za message Imana yamuhaye azatugezaho umunsi ku wundi. Rero tugiye guhuza iyo miryango yose n'abantu bose badukurikira baba hano kuri First Service Podcast, n'abandi batahasanzwe ariko bari buze kubera ko umuntu wabo yageze ahangaha. So rero tugiye guhuza abantu benshi turi ahangaha mu kiganiro. Nayivuze umuntu wabo si wabo gusa, umuntu wacu twese. Umuntu w'abantu. Adonis ni umuntu w'abantu. Okay, twinjira rero mu kiganiro cuno munsi. Ubusanzwe dukunda tukibaza ibintu byinshi bitandukanye, tugenda tugaragaza uko tuzumva, tukabitangaho reaction. Ariko gato tutarinjira aho ngaho, hari ikibazo mfite kisa n'icitokeje, ariko nico ciza comfasha kugira ngo mbashe kwinjira. Urabona ko ukiraho aho kwitokeza kijubu nyine cyangwa naba basore bari kubyuma bagi oya kijubu nyine nakwitegereje mbona simbita nkwinjiza mu makuru yaha mu muhana tabanje kugushira mu makuru yawe. Ese uragira ngo hari nayo nza yo muhana? Amakuru y'umwana nzamenya make kwemenya yashize. Uri umwe mu bantu babaye mu muziki wa kera, ko si kera cyane, ariko kandi urebye imyaka ihaciye ni myinshi. Kandi nanone nkora introduction navuze ngo wabaye hariya kera, none no muri ibingi uzubu nyine bishasha cyangwa se bindi byo muri moderne naho uracakomeje. Hari indirimbo ivuga ngo umeonekana njia yenye uzima, yarigiye kugenda njia imeonekana. Twari tuyizi kera, ariko ni imwe mu ndirimbo ziri latest kuri channel yawe ubu nyine umaze gusohora, ariko mu buryo buri moderne bw'iki gihe kigezweho. Noneho tukibaza ngo ni irihe tandukaniro mu by'ukuri wabonye mu muziki wa kera n'umuziki w'ubu ngubu, yaba mu buryo bw'imikorere no mu buryo abantu bawakira? Donc nyine use n'ugazuye ico kintu, kuko zanga bikunda hagomba kuba harimo itandukaniro nk'umuntu wabibayemo byombi. Urumva nabonye nindahera kuri ico kibazo ntitwinjira mu kiganiro, ariko nico umuntu wese azamuhezi ibiryo asanzwe ari. Iyo niyo ndyo yawe. Urakoze cyane, kandi ni kibazo cyiza kiri pertinent cyangwa se profond. Profond ko ni kibazo pertinent, ko ni kibazo gifaransa gacajemwo. Hanyuma turagikunda, ugikoreshe turagikunda. Cyangwa se relevant mu cyongereza. So itandukaniro hagati y'umuziki wa kera n'ubu ngubu, icyambere cyo wibuke ko kera indirimbo zari nkeya. Icyo nicyo ntangiriraho. Quantité yonyine yari nkeya y'indirimbo za gospel. Nta muntu wese wapfaga kumva ko yohimba indirimbo. Uko muravuga gute? Nabaza bazihimba bari bazwi kubera ko bari bazwi ngo naka zanumva bavuga, urabazi namwe. Nawe urimo tuzabaho dusubiye. Na mbere yacu hariho abandi. Abo bose mbere umuziki wari mukeya. So ikintu rero, inka y'umweru imwe iri ku musozi biroroshye kwirangiza mwabaye Rwanda ngo kubera ko ari yonyine. Kandi buriya hari ico bita kuri kamera mu gifaransa bazabita mettre en exergue. Mettre en exergue ikintu no kuvuga ngo turi mu ikanisa turicaye, ariko microphone yazuminze umuntu umwe. Hari icyo yayigira mukabona facial expression n'ibindi byose ubamushyize ku gasozi ke wenyine kandi ari mu bandi. So indirimbo yasohotse rero quantité ya kera, quantité y'indirimbo za kera yari nkeya. So iyasohotse yose mu buryo bumwe cyangwa mu bundi yagombaga kumvikana, yagombaga kumvwa n'abantu benshi, bakamenya aho yavuye.
bagatangara bagatangazwa n'ubwo buhanga bagatangazwa n'iyo miririmbire bagatangazwa n'ibintu byinshi ni gute yanditse indirimbo ubu ngubu hari indirimbo nyinshi cyane Imana yatanze impano abantu bahimbye ari benshi sinzi ko yazitanze cyangwa cyagiye abantu bari bazifite ariko tibashira amanga buriya kugira ikintu cyiza ntumenye kugifite birutwa no kutakigira yego kugira impano tumenye kwifite ntumenye kwifite ntacyo bimaze ni ikibazo so sinibwira ko Imana yasutse impano itandukanye ubu ngubu impano yari hari ariko abantu ntibatinyukaga cyangwa ntibinvestisaga muri icyo kintu ngo bumve bashyira amanga none ko bakaza basoma Bibiliya ko bakuriye mu makanisa baririmba babujwe n'iki guhimba ntumubwire ngo ubu nyine nibwo abantu baba bahimba cyane gusa abahungu bageze mu mujyi papa yagira igitabo cyuzuye indirimbo yahimbye nuko uzazishake ahari zimodeli so nuko kuntu rero quantité cyane bwa mbere so qualité yari nziza mu gihe cyayo nayo twavuye kuri quantité twavuye ku bwinshi noneho turi kuri qualité bivuze ngo ntubona nk'iriya ndirimbo njyayimonekana uzi imyaka yaririmbwa n'uko yaririmbwa nimba muhaye mwireba narayiririmbye nyuma y'imyaka ingana gutya izo ari zose nuko ikifite umwihariko wayo so indirimbo za kera zari nziza ku rwego rurenze surtout ku bijyanye n'imyandikire yari inspiration y'umwuka wera kuruta ko yo buhanga gusa ngo bazamuke game bamanuke bagende bashyiramo crescendo bashyiramo ibiki no kwari ukuririmba straight ariko message nayo ikaba straight simple clear urumva message buri ubutumwa bwiza ntibukwiye kugora abantu kumva bugoranye muba mwakomeje ijambo ry'Imana kandi ryaje mu bundi buryo butoroshye inzira n'ukuri n'ubugingo so none ikintu kigoye kiri aho ngaho ni igiki gituma mwebwe muhaye mukomeza ibintu gituma turiko dukomeza ibintu so message ya Yesu imiririmbire igomba kuba iri simple yumvikana nico bakaza bakora kera sishatse kuvuga ko ngo abantu batarimba byumvikana birumvikana cyane don't get me wrong ntangiye guterwa amabuye imijugujugu y'amagambo so ariko kera n'ukuri twese twabihamya kimwe tuza abantu baririmbye indirimbo za kera n'izindi zose zari zifite umwihariko wazo so ubu rero hari ubuhanga hakaba n'ubwinshi bw'indirimbo abantu n'abahanga yego abantu n'abahanga cyane abana batoya n'abahanga barahimba bararirimba baracuranga bazi ibigezweho so bizoshoboka rero ko mu kumenya ibigezweho ugakenera ngo ujane n'ibigezweho bizotuma utakaza umwihariko w'ikitwa gospel music cyangwa se indirimbo zo guhimbaza Imana watinde cyane watinda ukatwumva so guhimba kugira ngo indirimbo nyihimbe hitinge nk'iya Burna Boy ndabazi so don't worry ndabazi don't worry hitinge nk'iya Burna Boy hitinge nk'iya Diamond hitinge nk'iya iby'Imana ntibifatiye kuri hit bifatiye ku butumwa no ku mbaraga zibohora zigakiza impact si ubwinshi bw'abantu bumvise ni ubwinshi bw'abantu bakozweho bakijijwe babo hose igihe cyose uzoja mu bintu by'Imana nibwira ko aricyo cyabaye intandaro y'intambara nyinshi dufite no kudasobanukirwa na confusion nyinshi nuko abantu bayobewe cyangwa se bibagiwe intego nyamukuru y'ijambo ry'Imana cyangwa se indirimbo zihimbaza Imana si hit nayo niyizana ni sawa kuko yabwiye Imana yabwiye Aburahamu ngo nzogeza izina ryawe kogeza n'iby'Imana it's okay ariko intego nyamukuru wewe ntiwahaguruka aricyo kiguhagurukisha nuko izina ry'Imana rigira gute ryogezwa
yaravuze ngo umuntu urankorera data azamuha icyubahiro. Ari amakuru ya Yesu, si amakuru yo muri kati. Ni ibintu byanditse. Umugabo umwe yagaza avuga ngo biri mu gitabo, ntavuga icyo ari kuvuga ngo ni amakuru ari mu gitabo. Naho kuvuga ni Bibiliya yabaga avuze. Cyo gitabo kiruta ibindi. So ukwiye guhaguruka ugahimba indirimbo kubera ko wumva ko yayigukora ku muti ubwawe. Message wahawe. Ntabwo dutanga izo tudafite. We give what we have. You cannot give what you don't have. Cyo utanga urukundo utagira. Cyo utanga ibyishimo utagira. Cyo utanga amahoro utagira. Cyo utanga umunezero utagira. Cyo utanga, donc dutanga icyo dufite. Ubutumwa wahawe bukagukoraho butange. Ahari hariho abantu 3, 4, 5, 10 bushobora guhindura. So it's not for hits, kuko hit zigenda, ariko imbaraga zunguka wera zizazikora imyaka myinshi. So ukareba indirimbo ya kera n'ubu ngubu tukiririmba, ariko ushobora gusanga ubu duhimba indirimbo bashaka niyo hit y'umwanya ikagira at 1 month bikaba birarangiye. Icyo nacyo ikantera ubwoba, nkavuga ngo ese ko mpaye mbona isi yinjiye mu ikanisa. Kuko n'ukuri, ubwo ntawe mpaye mvuga nanje ndimo nawe uri umuririmbyi mu bandi. Ntawe mpaye mvuga ngo ni wowe no, nanje ndiwe. Indirimbo z'isi nizo zigomba gufasha abantu mu kwezi kumwe, kuko ntacyo ziba zibafasha n'ubundi. Iriya nicyo bita hit. Hit noneho nyihindure ibe hit, HEAT, y'ubushuhe, the heat of the moment. Icyo bita hit of the moment mu Cyongereza ni kwa kundi mwasaze muri manifestation, we Felix uri umuhungu witonda, ariko tugasanga nawe wateranya amabuye. Si nta kindi cyabaye, wari muri hit of the moment. Uri kuranyumva, twavuga tuti wo kuzamuka, wasanze nawe babushuye buraho, ikirere cyari cyayaze, ubwenge burayaga. Umugabo umwe yaratubwiye, ariko yarisomye muri Bibiliya, aravuga ngo buri umuntu wese ngo afite agakono k'ibisazi. Iwe garakabsa, aravuga ngo iyo Satani agakojeje mu umutozo ntawe uri muri Bibiliya, yari yamenye kubivuga. So iyo Satani agakojeje mu umutozo, ngo nicyo abantu bazabagira gute, baza birukanka bagasara. So the difference is impact y'indirimbo za kera, ubukeya bwazo zikaba visible cyangwa zikagaragara cyane, zigakora ku bantu benshi. Itandukaniro ry'ubu ngubu ni ubwinshi bwazo, ubuhanga burahari ni bwiza, ariko nanone zimeze nk'umuriro w'imigano. Dufite ikibazo ko turarimo indirimbo zimeze indirimbo ntizoba zimeze neza, ariko abantu kuko twanakivuze naco uburyo zageraga ku bantu n'uburyo zigera ku bantu nyine, ariko abantu bakaba aribo barangaye, ariko wenda indirimbo zikaba zari indirimbo nyine zisanzwe, uwo yumva bishizeho umutima ikabishobora kumugirira umumaro. Ariko ntekeza ko kino ari n'ikinyejana usanga abantu bararangaye mu by'ukuri, bahugijwe n'ibintu bitandukanye. Sinzi nimba wenda aho ngaho ho hadashobora kuba hari impamvu, kuko umuntu wa kera wese n'icarangazaga umuntu wa kera yaranga umuntu wakubise inkoni inkazi akazahura afite nimba ari radio, yumva radio mu indirimbo zo muri Tanzania, uwo ntacyari kimurangaje ashobora kwakira indirimbo mu buryo bworo. Nawe urohereza umuntu uri kuri Instagram yumva se mukuri guhari. Ibyo uvuze n'ukuri, ariko ntagiye abantu batarangaye. Umusaza karuciye ngo yigeze kuvuga ngo niba ngo yarije mu ikanisa ngo yerekeza intebe hanze, yicara areba hanze. Ati se musaza kwerekeye hanze, ati ikibazo sinzi abantu bari mu ikanisa ariko imitima iri hanze. Nimba karuciye yarayibonye gutyo muri kino gihe, muri ico gihe tatandukaniro na Bibiliya ivuga ngo nta kiriho kitahozeho. Abasazi bahozeho, abarwayi bahozeho, abakene bahozeho, abatunzi bahozeho. Uziko natangaye asomye Bibiliya nsanga kera abatunzi bakazagura ibitambo byo kubacungura ibyaha byabo. Sanga abakire bakijijwe, hari abantu bagiye mu ijuru bajanywe n'ubutunzi bwabo. Umukene akiruka inyuma, si ijambo ry'Imana wa, umukene akiruka inyuma y'iki? Y'inuma. Wofata inuma wowe
kugira ngo uzobifate bibaza kandi bike ko agomba kuyizana itagize gute itakomeretse tanenge ariko umukira akamagenda aho bazi kusanyirije akagura kandi wibuke ko nimba hawe umutamzi kaja waba bariwe byarangiye so nta kiriho kitahozeho niyo mpamvu umukene azakora icyaha agahanwa umukire yakora icyaha cyangwa ukomeye ntahano so sibingi nabyo bize gutagukora ko tuvuga indirimbo twaza tuvuga uburangare abantu barangaye kuva nakera kose naho twari ko tuvuga nta kiriho kitahozeho nuzozobona umuntu arasaza ubunyine tukagire ngo yayengo ni kinyejana ngo ni internet igihe cyose cyagiraga iterambere rijanye n'ico gihe uzosome mu civilisation yabayo ugende mu y'abanyegiputa ugende mu y'abagiriki ugende mu y'abaromani ugende muri za Mesopotami ugende muri za Babylon wagize ngo Nebukadinezari yaza yikubita ku mutima ntacyo yakoze abereye agikoze kandi yarakomeye sasa noneho ikiganiro kigize umutwe munini icyo nkeneye kugarukaho niki nkeneye kwinsistaho cyane niki n'umuntu nasara ubunyine tukavuga ngo ni ibiri hubu usaza ubunyine yakaba yarasaze no mu gihe cyahise imfura iriho ubunyine yakabaye n'imfura no mu gihe cyahise umugwaneza uriho none yakabaye umugwaneza no so bivuze ngo iki wenda n'abantu barahuze bafite ibibahuza ariko Imana ndihuza bivuze ngo umwuka wera ntahuza ya impact ya za ndirimbo tugaruka kuri cya kintu ko tuvuga ya impact ya za ndirimbo zagiraga twari kubera umwuka wera nimba umuntu yagiye gusengera indirimbo amayenga 3 izakore ku bantu bro hano turi bisi n'udafite akazi ari bisi ntawe ubibona ahubwo tuba ukihimbye ni ukuvuga ngo woja gusenga witigashirira mu masengesho y'umunsi wa mbere wenda wokora woza niyerekwa rigacamwa abantu so mucyamake wenda for sure people are busy ariko natwe turi busy kandi burya ariko Imana ntiziba busy iri busy gusa mu kuturinda ariko imbaraga zayo ni zazindi zirya zazuye Yesu Kristo mu bapfuye ni zazindi bivuze ngo n'ubu twakabaye dukora ibiki ibintu bigize ikibazo si Imana ihuze ikibazo si umwuka washiriwe n'imbaraga ikibazo nuko twebwe twenyine ubwacu duhuze ikindi kibazo rero ico ngico kirasobanutse kandi mu by'ukuri n'ibintu abantu bagenda bibaza bamwe bakavuga ngo nta mavuta ngo izubu ngo zigira ariko mu by'ukuri tuje gusanga uguhuga abantu barahuze na kera nimba zoterwa nuko abantu bari bahuze na kera bari bahuze ikindi mbaza ariko trend kugira ngo tuze kwinjira mu kiganiro nyamukuru kwiracari introduction nimba yatinze gasimbiza ariko iracari ntukagire ikibazo hari igihe usanga introduction igize imbaraga gusumba development so niko kuri bamugani umwuka ntawe upangira ngiye kukubwira ikintu ntabwo urapanga ugakora icyo bita the new year's resolutions hanyuma uzugira ngo umwaka wapangiye ama resolutions menshi nibwo uziyageraho gusumba igihe utayapangiye nibwo uzugira kuri byinshi igihe utabipanze nikabuze usanga warakoze nkabyinshi nayo bipanze uzuba stack kuri kimwe kugira ngo utikinge icyambere byonyine bigoye uzi gituma nasanze ko iyo tubipanze cyane bihinduka passion cyangwa se passion tukabitindaho tukananirwa gutinda ku Mana so the more duhanga amaso achievement cyangwa se realizations za resolutions zacu the more dukura amaso kuri nyiri gutuma resolutions zigerwa uri kuranyumva yahu kandi gahuge nyinshi tiri mu mwanya iri mu mitekerereze introduction reka ariyo tugira ikiganiro rero ugaruko nguko okay ikindi kibazo mu by'ukuri nta hantu hataba competition hantu henshi haba competition ariko iyo tugeze muri aspect y'ibintu by'Imana muri no field y'ibintu by'Imana
sinokwifuza ko uririmba nabi cyangwa ukora ibintu mu buryo butari professional. Nundi iyo uririmbye tuba twifuza gukora ibintu mu buryo buri professional, nundi nawe ukifuza ko ariko agomba kubikora. Ariko hari umwuka uzukunda kugaragara mu baririmbyi, bakavuga ngo bamwe bitwa barunaka, ngo abandi bitwa barunaka. Bishobora rimwe na rimwe ugasanga n'ubusabane ntibabugiranye cyane, kubera ko hariho uwo mwuka wa competition. Uwo mwuka wa competition mu bantu baririmbira Imana, uwo mwuka uva hehe? Ko ahubwo ntekereza ko ikiri wise cyane nuko abantu bashobora kungikanya bwa bumenyi bagahuza bakagira wowe ntuje gukora indirimbo cyangwa ngo uje gukora concert utekereze ko wowe uri zose muri iyo concert, cyangwa ngo utekereze ko ushobora guprovidinga ikintu cyose gikenewe aho ngaho. Buriya bufatanya abantu bakabumara imbaraga, ahubwo bagatiza imbaraga icitwa gutekereza ko bari abitwa barunaka batagomba guhura na barunaka. Uwo mwuka ni umwuka uva kuki? Umwuka wa shetani, cyangwa se wa satani. Ako umuntu wese abyita. Aho ndi tubatinda ngo tuvuge ngo ngo nuza umwuka wose w'ishari, umwuka wose wo kugarariza, wo kutemerana, kandi mwitwa ko muhaye mukora muri field. No kuri kose ngiye kubwiza ukuri, buriya no mwisi n'abakora ibintu by'isi baba muri field zimwe akenshi bungurana ubumenyi. Warubizi cyane. Bakumva kabisa ko you know this, I know this, let's bring this together and see what it gives in the end. So ni mu nzu y'Imana honyine habishari. Maze kwicara neza nkitegereza nkanje nasanze ahantu hambere habishari ni mu nzu y'Imana for now. Ubwo kuruta hanze akaga gakomeye. Ahantu hambere haba amagambo ni mu nzu y'Imana kuruta hanze. Ahantu hambere haba gusebanya ni mu nzu y'Imana kuruta hanze. Ahantu hambere haba mvuge gute ibintu zose ayo makuru mayo nkubwira no kuri. None se nimba atari gutyo, kubera iki abana batoya babaririmbyi batoshira hamwe nuko uwo mwuka wabonye muri basa n'abanyi kandi ari bato, kandi ari batoya? Ninde mwana mutoya ayo matirimbukanya ninde wayigishije abana? So bivuze ngo iki ica abantu amacha kubiri kutemerana kugira gute ishari. Umwuka wa mwana for sure umuntu wese azavuga no tundu twiyo, ariko ntawo wo kwamavuga ngo nahengamiye hano cyane sinemera kugaruka. So n'umwuka wa shitani wo kwikubiraho no kuba very selfish, kumva ko abenjewe icyubero ntikiri Imana cyabaye icyacu, kubera ko ari icyacu. Rero twibwira ngo ninza na Felix, ninza mu kiganiro cya Felix, ndatuma Felix ikiganiro ndabamuhaye yindi views, izindi views zituma abantu bareba ikiganiro ciwe, nkaba noreka kugikorera just ico apana kubera ko nabuze umwanya. Umuntu yatekereje kwa shitani. Ngiye kubwiza aho kubana n'umunyeshari, aho kubana cyane umuntu yabaye mubi, aho kubana n'umunyeshari wobana n'umurozi wamaze abantu ariko ukabubizi ko ari umurozi, kuko uzo usenga nijoro na mu gitondo na kumanywa ni mu rukomeshe kugira ngo ntibigufate. No ariko umunyeshari aza kwirekaho ko ari mwiza, akaba inshuti yawe kandi aza gusenya hanze. Umunyeshari uzugira ngo uzumubwira amabanga yawe kumuvana, umunyeshari uzugira ngo uzumubwira amabanga yawe kumuvandimwe, ukaba wabwira ngo ni inshuti, nawe ukagira akabishira hanze, ukazusanga ibintu byawe ntibyakunze ntumenya aho byapfiriye. Naho byapfiriye ku bantu wagize ngo muri kumwe n'abavandimwe, wahaye ikiganiro nk'iki ngo nimumfashe dukore umurimo w'Imana hamwe, nimumfashe duhugurane hamwe, ariko abo ngabo ugasanga niwe baguseye kikulacho kirinda. So ishari ni rya Satani kabisa ize, kandi ishari rijana n'ibindi bintu byinshi, buriya uburyarya, ubuhemu, kubesha. Ntabwo ishari zarigenda ryonyine, ntiryogenda ridafite subasma ibindi wumvise nakubwiye. So uyu muntu ugomba kumutinya bataramenya Kristo, kuko impano ya mbere y'Imana ni urukundo. Impano ya mbere ya Kristo ni urukundo. Ijambo ry'Imana rivuga ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Kandi mu rukundo
tonanirwa gufatanya n'umuvandimwe wawe ngo ugende kuririmba bizajyongera rikigira imbere kava mu rukundo nta bwoba bubamo ubwiki ngo ndaza hano kwa Felix ngo ninkora ikiganiro cyo ngo wanyumvira ubwo bwoba n'ubwiki iyo miruho wishizeho ni iki ngiye kubwira ikindi kintu kutaruhuka ufite mu mutima ikindi kintu by the way nimba uzarya hit uzayirya nta kabuza waririmbana n'abandi igihumbi wafasha abantu miliyoni uzarya hit nimba utazayirya naho nubwo tuzoyikoza imitwe y'intebe look hit izoguma ikube kure please dushaka ikintu cyane twagishyizeho umutima nakubwiye Quincy Jones ni umugabo wakoze album ni muzisi album ya Michael Jackson yitwa Thriller nimwe muri album ziwe zatumye Michael Jackson aba Michael Jackson kubera ko ari umuziki twari tuvuga baramubaje bati se wari uzi ko iyi album izakora bino bintu yakoze yari amafaranga yose ari ama contract na za Sony aravuga ngo biragatsindwa gukora ikintu washyize amafaranga imbere ngo bawirukanye Imana muri ico kintu nubona amafaranga jamwe Imana bavuze ngo nibakomera amashano ku isi keri ingororano yanyu muzoba izabibonetse uri kuranyumva ariko nubikora ku bwa Kristo azaguha nabyo utasabye Salomo yasabye ubwenge Imana imwongera n'ibindi byose utunze ese turacyari muri introduction cyangwa iyo ni introduction tugiye kuja mu gace ka twitondere reception tugiye kuja muri reception gato yari introduction ya kigice kiri mu kugira nyina amateraniro amwe kikongera kagira yandi ya kabiri iwacu ni utuyobora muri ico gice kindi kibindi bibazo navyo vyiza ariko mu kujanye n'ubuhanzi mu byukuri gira ijambo rimwe ubwira umuntu w'umuhanzi cyangwa uri muri no career ushobora kumva afite umutwaro wo gukorana n'abandi wikoreye umutwaro usa naho utekereza ko wewe bizakugarukiraho wewe utekereza ko wakora byose ikintu cya mbere nobwira umuntu wese w'umuhanzi utari n'umuririmbyi gusa by the way umuntu wese w'umu artiste hariho abakora peintre abagira gute abakora painting abakora imivugo biratandukanye abapoet so indatangirira simpera kubatinya gukorana n'abandi ariko ndahera ku bantu bazabigaya bazabisuzugura bazabidisqualifia abo no mpera kuko nibura uyu nguyu wagize ishari abayumva wenda ko ari cyo afite at least wayisobanukiwe tameze nk'akagereranya nk'akongo nawe uyu ngo afite ubutunzi ariko ndashaganyije so umuntu wese ufite impano wumva ko ayifite yaba poezi yaba kuririmba yaba ikintu cyose ufite ariko ugatinya kumva ko uzaba bitakunda iryo nijwi rya Satani uwo mwuka w'ubwoba ni uwa Satani ni nka wa mugabo bahaye ataranta imwe y'amagenda ya mayizika kubera ko abandi bari bahawe zitanu abazi nabazinga yamaboniwe imwe yamavati yo sinoyikora baranseka gica boss ndamuza zoyina kejo baranseka so impano yawe ufite ni kinege nawe ubwawe uri kinege nta wundi muntu musa ufite DNA yawe wavukiye umunsi umwe nawe wavukiye mu muryango wawe nta wundi umuntu wese ni kinege kuriya iyo umuntu apfuye haba hapfuye kinege ku isi abantu bazagira ngo umuntu wabyaye umwana umwe niwe kinege abantu bose ni ibinege so muri uko kuba ikinege rero Imana ibaremye umuntu yamutekeyemo amasezerano yiwe impano ziwe kugira ngo izo mpano yaba nini icyo wita nini cyangwa tanto yihaba icyo Imana yakeneye ku impano yawe ikorera icyo nicyo kinini ikinini cy'Imana ikora ntabwo ari impano ufite iki iyo mpano ikora nibwo bunini bwa ntugasubire kwitinya nagiye mpura n'abantu benshi bakambwira ngo se bro ngo zande nandika indirimbo nkamabwa ngo se ngo no iririmba ngo yogira uwo n'umwuka wa Satani wo gutinya turawanze mu izina rya tubwe nk'abadeperi bakomeje so haguruka va mu kirengeti zuka genda uvuga uwo muvugo baguseke iki kintu wampaye uratuma mvuga ibintu byinshi kuguseka bigomba kubaho kandi ni byiza abantu benshi baza bagira ngo abanzi ni intumwa za Satani gusa
aba bacogoza n'intumwa za satani gusa. Hari Imana izi gushyiraho abantu kugira ngo bakumotive, wowe ukabagwanya, wowe ukabarwanya, kumotive mu bundi buryo. bakumotive. Ngiye kubwira ikintu nize, urwango rwigisha ubwenge, urwango rutuma umuntu aba alert, urukundo ruratetesha. Love spoils. Urukundo ruratetesha, rugira abantu abanebwe, rugira abantu ibigwari, ntibitekerezeho bakasama. Urwango rurigisha. Abantu nibakwanga uzabasabira umugisha ku Mana. Ubihorere. Ukomeze gahunda zawe. Kubera ko hatariho abanzi, hatabayeho abantu baguze. Imbaraga za Dawudi ni Goliyati. Kweri twinjiye muri Samoni. Imbaraga za Dawudi ni Goliyati. Hatariho Goliyati, agaciro ka Dawudi kuri twebwe ko bagatoya. Imbaraga za Yosefu ni bene se, n'urwango rwa bene se. Habaye ahantu heza ho gukorera kugira ngo amenyekane. Wanyumvise byatumye bavuga umuntu wanzwe gutya. Kwangwa rimwe na rimwe si amakuru, si intumwa za satani gusa. Hari igihe abantu bakwanga ari motivation y'Imana kubera kuri indangare. Noneho baranyica. Uhumura. Reka tuje muri reception ngaho. Uri kuranyumva? So twari tukiri ku bantu baza bitinya. Yego. Si bo bonyine na Gideon, sinabagayiga. Na Gideon yari kuyamatinya akazagenda sinobishobora. Je ususe kuri ingano. Nibikunda kurwanya abafilisitiya. Si we wenyine ugize ubwoba, ariko ikibi ni ugutinda muri ubwo bwoba. Ikibi ni uguheranwa n'ubwo bwoba. Si we wenyine umaze gufailinga mu buzima. Twese twarafailinze ku kintu kimwe cyangwa ikindi. Igikuru ni keep on popping. Tugahereyo. Waguye hasi uyu munsi ufite ivumbi, haguruka wikunkumure numara ugire gute, ukomeze. Ikindi ku bantu baza banga gukorana n'abandi, umoja ni nguvu. Ijoje ni uko nuko bimeze. Bazonywe dawa ya minyo. Ibite hasi ikuremo ivyo byose ibite hasi. Ariko ubona umutima w'ishari n'urwango no kwikunda. Ijambo ry'Imana ranavuga ngo ko wa munsi komeza kwigira muhurira hamwe mutaba nk'abandi bananiwe guterana bakarimbuka. So gukuja hamwe. Ijambo ry'Imana rivuga ngo aho babiri bazaba bari hamwe. Nanjye nzoza. None wowe urinde uhakana kuja hamwe n'abandi keretse bakunaniye, ariko ari we bivuyeho ukamuvuga ngo nje sinokorana n'abandi, n'umwuka wa satani. Je ndi allergique ku bandi. Uri umurwayi. So nuko bimeze. Twavugaho byinshi kuri ibyo mu buryo buri spirituel cyangwa se no mu buryo busanzwe. Iyo abanyamurenge bataja gukundana nkuko twakundanye, ntabwo tuba tukiriho nk'ubwo. Ntabwo tuba tukivuga ikinyamurenge. Iyo basogokuru bataza kuba imfura ngo bakundane, bubahane, bafashanye, ntabwo tuba tukiriho nk'ubwoko. Iyo Egiputa, ngarutse kuri ka kandi kambere, iyo abanyegiputa baza gukunda Abisiraheli, tibabange, tituba dutandukanya abanyegiputa uyu munsi n'abayahudi cyangwa abaheburayo. Motivation y'urwango no kugira ngo ukomeze kuba ubugomba kuba. Abo ni abantu barwanywa, basekwa. Twese tuzadusekwa, by the way. Muzamwicara ari ambwira ngo tuzadusekwa. Abagabo baradututse, abagore baradutuka, abasore bato baradutuka. Utangira ikintu ngo akigeze iyo kije yenda atahuye na benshi. You know, kandi akenshi abaguseka n'abadafite iyo mpano ya. Muri cyo cyo koreramo. None uyu munsi noja ukritika umuntu ukora rap gute ntarakora rap n'umunsi rap music tazana nayiyumvamo. Tazana nayiyumvamo. At least navuga ngo uyu muntu ari muri field yanje, ariko kariya kantu bro ahantu wozamura hano uzokunda. Ubaye uri umwana mwiza, apana ugenda dusenyana hanze tugira gute, kandi umuka cyane ndagira ngo ubi wacu gusumba handi. Urahaba ni impamvu nakibajije nuko muzukuri dufite abaremzi benshi batoya, ariko iyo bareba ubona badashaka gukorana, ubona nyine hariho n'amazina usanga ngo twitwa barunaka
dufite za ministeri n'amakorari nyine ugasanga ahubwo ubu nyine ndahamya kuko uko nari mbizi kera ahubwo ubu nyine bimaze no kugabanuka turanabishimira Imana ko mbere ho byari binakabije pe wasanga umuntu adashobora kwegera undi ngo babe bakorana ubu biragenda biza nyine wenda nayo masomo azagenda arushaho gutangwa Imana ishimwe nimba biriko bihinduka biragenda bihinduka ariko abana bato baba bakeneye n'ubutumwa bakwiye kubanza kubwirwa ubutumwa bakigishwa zonyine n'umuco wacu wo gufashanya n'ukuri icyo ni kimwe parce bakuriye muri miri itandukanye ni yacu ibyo nabyo ntimukaze mubyirengagiza yego mugomba kubahugura mu buryo bwose mu ijambo ry'Imana ariko no mu muco nta mugabo wigira ndawe kandi abarundi baravuze ngo kananira abagabo ntiyime kwima ingoma mbese umuntu wananiranye tiyo umutware uratwara abantu utabamo uratwara abantu utazi uratwara abantu batakuzi iyo ugiye ahawe ku gasozi kawe wenyine uba witandukanije n'abandi kandi burya kwitandukanya n'abandi si byiza keretse barakunaniye niba kunanira nta kundi uziyeke kuko nk'ayandi rimuvuga ngo wirinde kumanuka ngo basange no kwica bashobora kukwica mucamake nuko sawa ngaye tuyobore mu kindi gice tukomeze tuganire nyine okay murakoze kadukomeze tuye muri session ya ubibona ute ubushize hari iziryohaga cyane ibintu byanyu byose ko biragira umutwe munini none urumva ko ari no ntuza no it's okay it's alright ubushize hari ikiganiro twakoze kivuga nyine ni ubibona ute tuba turi kuganira ngaho tuba turi gukoresha imitwe yacu y'abantu babiri tuvuga kuri friendship uko tuzibona icyo dutekereza ko friendship igomba kuba like igaragara cyangwa se uko igomba kuba ikora ibintu byose ni bijyanye na friendship tubiganiraho noneho rero nk'umutumirwa wacu like tuzi ko ufite abantu benshi maze guhura n'abantu batandukanye. I might be wrong ariko maze guhura n'abantu benshi. Yeah, for sure. No mfite nukuri ziranye n'abantu benshi. Of course. I have so many people tuziranye. So hari ibintu muri iyi minsi sinzi nimba bibedabije muri iyi minsi cyangwa na mbere ariko byari bimeze ariko wenda ubu biravugwa cyane ukumva twese turataka cyangwa se tukavuga ko muri iyi minsi nta nshuti zihari. Inshuti kuzibona biragoye. Mu by'ukuri ku ruhande rumwe nibyo. Ariko ikibazo wenda nshaka ko nyine turebaho ubu ngubu kiravuga gite ese mu by'ukuri ntago abantu nyine bahari bari willing kuba bakubera inshuti mukaba mwafatanya nyine urugendo nk'abantu muri kumwe muvukana musangiye byose cyangwa twebwe like muri twe hari byinshi byangiritse noneho bituma iyo uri muri reba noneho bigatuma numva mfite ubwoba bwo kuba watangira indi friendship ko wenda wabaye disappointed n'izindi zayibanjirije cyangwa se nanjye hari ibintu numva ntiyizeyeho hari sacrifice mba numva ntakora noneho bigatuma nawe mvuga nti like ikaba impamvu ikuri imitanye bikaba byatuma ntakwegera ubushuti ni sawa nturuzi buriya kugira inshuti y'ukuri apana indyari ntacyo bisa uku nshobora kukubwira ko mfite inshuti zanje z'abakongomani nabwiye ngo ni igihugu kitatigeze kitwemera kenshi ariko ngira inshuti z'abakongomani noba ndi inshuti nabo cyane gusumba bene wacu kubera ko wenda abo ngabo bashoboye gusobanukirwa batandukanya uko nsa n'uwo ndiwe indani bankundira uwo ndiwe batitaye kuko nsa kuko bagiye kureba kuko nsa babona ntandukanye nabo direct aho ngaho aravuga ati mu by'ukuri twamukunda gusa ariko biraboneka ko atari even last week I was receiving a message mukongomani ari uvira ahanyandikira ambwira abwira amagambo wenda n'abandi best friend nyine umuntu inshuti kabisa
arabo inshuti zanjye b'abakongomani bagiye za South Africa nubaka inyandiko bakambwira bakuru barandutaga petit frère comment ça va umukongomani kubera ko yarengeje amasiki just ukagira agukundira karakteri yawe agukundira ubuntu n'ubumuntu bwawe. So biragoye ubu ngubu kugira inshuti kubera ko karakteri z'abantu zagiye zitakaza umwimerere. Ntabwo abantu bumva ko kuba inshuti n'umuntu bisaba sacrifice. Kuba inshuti nawe bisaba ngo hari icyo bigusaba, singuhemukire. Ikikubabaje kimbabaza. Ukwanga nkabimenya ko akwanga nanje mugendere kubera ko ni inshuti yawe. Kandi kubera ko inshuti yanje nkubwire ngo uramenye. Hariya abarundi baravuze ngo ishamba si ryeru. Kuba inshuti n'umuntu bisaba ubwitange. Bivuze ngo nogira ikibazo ndaza ntitaye ku mwanya wanje ukomeza. Nunezerwa ndaza kunezerwa nawe kubera ko ndi inshuti yawe. Nuzara ndaguhemba cyangwa nguhamagare ngo congratulating kubera ko uri umuryango twungutse. Nishimiye gutera imbere kwawe. Yego. So ubu ngubu twese turabanebwe bwo gufata inshingano. Aho ngaho niho twaba dukenera kugera. Uri kuranyumva? Ubu turabanebwe bwo gufata inshingano. Zabiza ababyeyi bacu, izabana bacu, izabagabo n'abagore. Nabo twita inshuti. Abo twita inshuti. Njyewe buriya nubaha friendship cyane. Nkayubaha in a way yuko noyirusha abavandimwe banje ni condition sine qua non kubakunda. Ntacyo binsaba. Kubafasha si nkabya bindira kubwiye ngo ndi woterura so ngo muja buturuzi no murango byirate. So it's my family, that's it. The principle nuko we go down together, we go up together. Ariko inshuti rero hari umwihariko. Kubera ko biransaba guforuje urwo rukundo buri munsi kugira ngo rutazima. Choose them. Uri kuranyumva. Ariko ikindi kintu nanone tugatege ku nshingano z'undi. Umuntu ntago adakora inshingano ze ntibikakubabaza. Wewe uzarebe, remember the only character you have to change is yours. The only character, the only change you can make is changing yourself. True. Kuba njewe nakwigengesereyeho nk'inshuti nkagushigikira wabara nk'ababara singute hanze mu bantu singusenye mu bantu singutererane hanyuma ugakora ikinyurane cyabyo. It's not up to me, my friend. It's up to you. Kandi rero mu gihe mbimenye ndafashe mesure accordingly nabandi gicucu. Mu gihe umbabaje uri inshuti ngufata ngo muvandimwe ntusabe imbabazi. It's alright, ndakubabarira, but I will cut the ways. Ntibikomeza. Mu gihe umbabaje uri inshuti yanje ugasaba imbabazi ukanyereka ko wifuza ko ubuvandimwe bukomeza, icyizere kizaza. Last time I wrote kuri status ndavuga ngo kubabarira ni ngombwa kandi ni ingenzi, ariko kubabarira ntibisobanura kwiyunga. Kwiyunga ni processes, ni yindi. It's a process. Kubabarira nk'umukristo ni ni imperative. It's a must. Ugomba kubabarira kuko Kristo yagize gute? Yatubabariye. Kuko buriya Martin Luther King yaravuze ngo the burden of hatred is a very heavy burden to carry. Umutwaro w'urwango ni mubi kuwutwara, ni kabusuzu y'amabuye. Uri kuranyumva? So babarira.
umuntu nashaka kugaruka kwiyunga yagusabye imbabazi mugire, natagusaba imbabazi nakubwiye ngo mubabarire ariko gira, kuko numureka ugasamara ukamugarura icyo azakora nyuma siwe ni wewe. Nibyo. Mwanyumvise? Yego. Icyo azakora nyuma siwe ni wewe. Kuba irresponsible ni amafuti, kuba indangare n'andi mafuti, kuba simbibazwa nabwo ubundi bumugana n'ubundi unangiye gukoresha terme zadukoresha ariko n'andi mafuti. So ugomba kuba wise enough, smart enough, and you have to read the sign. When things are not working muri friendship, you have to read the sign. Muze muri buriya ntuzopfa gupfa gusoma umunsi umwe ngo uzame gupfa gutya gusa. Ugomba gusoma ibimenyetso. Agomba kuba ari umuvandimwe ko twakaza tubona na gutya what this. Ugomba kuba usoma ibimenyetso. Inyoni zazimenya ko igihe kigize zigahindura zikaja handi. Wowe uri umwana w'umuntu ufite ubwenge tushobora kumenya ko umuntu yahengamye. So yagiye umoso. So be wise enough. Na Yesu yaravuze ngo musagire kwitonda nk'iki nk'inuma. Ariko ubwenge buzobe nk'ubw'inzoka. Kubera ko numuzana numureka ukamurekera hafi ashobora kurangiza. And remember, amakuru yavuzwe hano hanze akavugwa n'inshuti zacu afatwa nk'amagambo ya Bibiliya abukuri. Ibinyoma byavuzwe n'inshuti zacu zibukuri guhagije. Uwasenywe n'inshuti ye ntawabasha kumuburana. Buriya mu manza nyinshi zikomeye z'ibihugu n'amareta abagabo b'indarike batanga buhamya bazabazana n'inshuti zawe. Wabona buriya nawe abagabo bashinje Naboti bazanye ngo abagabo b'ibipfu, wagize ngo byari ipfu bitamuzi, ariko ni ibipfu by'inshuti ziwe. Ni ibipfu byabo zari ibipfu by'inshuti ziwe. Tibikunda abantu ba mbere batwubaka cyangwa bakadusenya. It's our circle. So be careful. Be careful about the people you bring in your circle. Be very wise and very careful. Be careful about the people you tell your stories. Abantu bwira amakuru yawe, amaproje yawe. Abo bantu bose, be very wise enough to know ibyo ugomba kubwira abantu n'ibyo ugomba kwisigariza. To know urugero rw'umwanya ugomba guha abantu n'ugomba kwisigariza. Ntukasame cyane ngo wamuvuga ngo ubwo ari naka mureka byose mbite hanze bazakurangiza. Be very careful. So sinzi ko nagisubije nkuko biri kose nagishubije ukuntu byagenze. Like usubije nyine ibindi bibazo nari mfite, like bibaze nabyo wenda ndabibonaho utundi cyane rwose. Okay. Okay, asandi. No. Hari nyine abantu bakuru, turi bakuru, like urabizi ko nimba hari friendship runaka, any type of friendship uko yabimeze kose, like hari boundaries zigomba kubamo. So rero ugasanga rimwe nyine iyo urimo uragerageza communicating cyangwa se kwereka umuntu iyo mipaka yawe cyangwa se izo boundaries, hari igihe ashobora kubibona nkaho se uri kwabigira ibintu wenda nko kubona nkaho hamushiriraho imipaka. Kwifunga exactly. Wenda kubona ko hamushiriraho imipaka. Yego mwari musanzwe muri inshuti murasabana kabisa, ariko noneho wewe ico uhawita kwishiriraho imipaka aho umuntu atagomba kurenga, noneho wabikora wenda bikaba bishobora kuvamo kuba akaba yabitranslating ko wenda nabwo bushuti nabwo butagihari. Ariko mu byukuri that's not what you mean. Icyo ushaka kuvuga nuko hari imipaka nyine n'iryo jambo. So ibyo bintu nyine like ubibona ute, uburyo abantu bafatamo ibyo bintu, ese koko simply ko yako turi inshuti duhore n'ikintu runaka, ico kintu c'imipaka tuzacirengagize ko tubizi ko nyine ari ngombwa nabyo hari ntuzirengagizaga nawe uzobugize. Buriya hariho n'ikintu cya mbere abantu bagomba gutandukanya. Mu Gifaransa hari ico bita connaissance
hakaba n'ico bita ami. Connaissance ni abantu tuziranye, kubuza umuntu kubuza umuntu kandi wenda munaziranye cyane. Ariko ami ni inshuti. Yego. So hagomba kuba itandukaniro hagati y'abantu muziranye nabo muri inshuti n'abantu b'inshuti. So confusion nizihaba nuko abantu bitiranya connaissance cyangwa se abantu muziranye n'inshuti. Gutindana n'umuntu cyane kubera ko mwamenyanye tibiramugira inshuti. Aha niho hari ikiganiro. Gutindana n'umuntu cyane kubera ko muziranye, either muhurira ku kazi mugatindana, ukagira ngo gutindana n'umuntu ku kazi ntibiramugira inshuti yawe. Gutindana n'umuntu ku ikanisa ntibiramugira inshuti yawe. Gutindana n'umuntu mu frege ntibiramugira inshuti yawe. Wenda mwatindanye kubera ko mwari mushene. Mushobora no kugira impamvu ituma mutindana ariko bidasobanura inshuti. Impamvu zituma mutindana buriya ni kanisa na kazi, niyo mpamvu nahereye kuri ibyo bintu bibiri. Ivyo ntibiramugira inshuti. Inshuti buriya niba abandi bita ngo ni soma mbike. Abarundi babita mu Kinyarwanda ni mu Kirundi, right? Soma mbike bivuze ngo nzamenya ibyawe mbibike muri jewe. Nzamenya intege nke zawe nzibike. Nzamenya amafuti yawe nyabike, kubera ko urenze kuba uwonzi, uri famiye, uri umuvandimwe. Nimba ko inshuti kugeza ubwo nkuzana mu rugo iwacu, ababyeyi banje bakakumenya, barumuna banje bakakumenya, n'abashiki banje. My friend, for example, don't play with that. Naguhaye promotion yo kutaba umuntu tuziranye. Numva wombera umuvandimwe n'ababyeyi bakakumenya, kugira ngo ejo nabo nukenera umubyeyi, nimba ntawe waba atari hafi bakubera ababyeyi. Nukenera abavandimwe abarumuna banje bakubera abavandimwe, kubera ko you know n'umuryango wungutse. Buriya abantu babaye Bujumbura haba abantu bagiraga urukundo cyane. Let me tell you, buriya abarundi bagira ubucuti bwinshi cyane. Ukuri kuri nkumbabwiye. Yego. Buriya abarundi, inshuti yawe y'umurundi, man, niba umuntu azafite umwabwira bro, imodoka iri muhira genda uyifate. Wenda abandi sinzi, ariko I've had some good friends. Ariko ntabwo niko bameze. Some good friends. Babandi baza kugufa ingo tugende. Uri kuranyumva? So iyo wasobanukiwe agaciro k'inshuti nyazo, kawo bose nariko nkubwira, when you meet fake friends, my friend, it doesn't matter how long you've been with them. Ugomba kubaja kure, kuko uyende kumanuka ngo basange no kwica bashobora kwica. Tandukanya ari ibyo bintu bibiri, ukumenyana no kuba inshuti. Let me tell you, ushobora kumbaza amakuru ya bamwe mu nshuti zanje, no kubwira ko ntazi kandi nya, kandi simpambe vuga ngo nuko ngo nigire mwiza. Namwe aho muri murabizi ko ntabikora. They know. You know, baba bizi ko ndabizi. Last time nari cyahano wenda nabikubwira, sinzi ko twari kumwe, mbona umuntu araje abivuga gutyo, ngo bari bicaranye n'umuntu ngo ababwira gutyo, ngo kandi ngo ikintu cyabazi ngo icyo nkuziho nimbura inshuti yanjye nkizi kuri wowe nyine. That's it. Nimba bwo buri mu bansenya kubera ko witwa kunze, nazanye abajenesimuso. Mu gihe mbimenye rero ngomba gufata mesure zihwanye n'ibyo, kuko Imana ndikunda kubi ndangaje. Mu Rwanda abantu bakunda ya verse biblique ivuga ngo nubura ubwenge nzaguta. No, listen. Buri iyo ukunda cyane ubabara cyane. Iyo ufata responsibility cyane ubabara cyane. Umuntu uzukunda avuye inyuma azava inyuma no mukubabara. Bari kuranyumva? So iyo ngwizera cyane, the higher the trust is, the bigger the disappointment will be mu gihe izaba. Niko kuri. Wanyumvise? So abantu abusinga icyizere bagirira nk'inshuti, bagakorera sabotage. Ninde wavuze ibintu byawe hanze, not bibi,
ni byiza Erega ntiwamutumye n'ikindi umuntu utari inshuti yawe ahuye n'ikibazo mu muhanda tibyo kubabaza ariko umuntu w'inshuti burya niwe uzi kubabaza kubera ko ndumvira kubona inshuti n'abantu bose bagiye batubabaza ino hanze gutya ni inshuti kuko utari inshuti se ayo kubabaza gute none umuntu ntawugira muri wewe arakubabaza gute ya makuru ya radio amakuru ya radio ntuzibaza ngo wagize poshwa ari ibintu abantu bamwe bashobora kuvugaho we are like okay fuka mfate ko ari radio numvise yayivuga hiragenda ndubwira radio ngo fate nk'abamwe bavuze ngo bwanje bwa mbere ndara muri hoteli ngo ni inshuti ibaze iyo nshuti yongeye kumubabaza ukuntu yobabara wumvise bwanje bwa mbere ndara muri hoteli ni inshuti none ya nshuti yatumye arara muri hoteli iramubabaje urumva yobabara akagakora itangazo so uri kuranyumva buri ubushuti si ikintu gisha ni ibintu byahozeho no muri Bible birimo amakuru ya Yonatani na Dawudi yego bari bameze nk'agati gakubiranije kandi wibuke ko Sawuli yahigaga Dawudi wibuke ko Dawudi yagombaga kuzasimbura ise wa Yonatani ku ngoma ariko kubera ko buriya ubushuti inshuti nyayo birenze ubuvandimwe ubuvandimwe nta kontra n'amaraso gusa bahuje ukumva ko ntagomba guhemukira umuvandimwe that's all naho hariya ni commitment wigirira ubukuze ntabwo ari ibintu uzaba kiri umwana wiyemeje kuba inshuti ukavuga ngo sinzatatira igihango ariko rero iyo abo bantu barenze kuri icyo cyizere twabagiriye barenze kuri urwo rukundo twabakunze bagakora amafuti bayadukoreye tukababarira ya mbere tugasa nkaho ntacyo twamenye tukababarira n'aya kabiri kubera ko twibwiraga ko ubushuti bwari umaze igihe tudakeneye kubutakaza tukamenya ya gatatu tukayumva noneho nk'aya gatanu cyangwa ya gatandatu noneho yo ukayabona uri kuranyumva ukayabona udafashe imyanzuro uba uri umwanzi wawe wenyine ikibazo siba ikibazo aba ari wowe so bref muzotandukanye inshuti n'abantu muziranye kandi ngiye kubwira ikindi keep your boundaries vuga gute alive clear alive yeah just keep it ngiye kubwira alive zibe so ziri clear kabisa why do I forgive someone ngahita mureka ikintu cya mbere cyo kurindana umutima wanje nimba ndashaka kuzozanirwa ntukana nawe kubera ko wowe gutukana ntacyo bikubwiye nimba ndashaka kwirirwa nseba sinzogenda nkuvuga hanze nawe so ubwo ndafite iyo gahunda my friend let me keep my heart clean kandi gakugira clean ukuvuga ngo hari aho ngusigaga wewe ufite izo ngizo urasigara usigara uhawe ucafura wenyine sigara uhawe usenyagura wenyine it's okay umugani wawe ndi nashyizeho iyo ntuza umuntu umwe aranyandikira ngo jewe ngo siza nababarira ngo mitasiba nashyize stati gutyo barandika byinshi bimwe nashyize kuri stati ibindi ndabyihorera byari biri fani ubundi arambwira ngo njyewe rero ngo njyewe rero buriya I laughed so nkwarigeza challenging abantu wenda nkajira ngo njyewe rero buriya ngo uhita dusezerana hangaho nkakubwira ngo tuzabonanira ku marembo y'ijuru ngo mwese erekana ibyangombwa bye ngo twahita tubyarana ngo ndetse ku marembo y'ijuru haza hari kwerekana ibyangombwa ubwo ni uburakari gusa barakaye uri kuranyumva so bikwereke ko ubwo burakari bwe bufite ishingiro buri fonde aba yamubabaje nyine nakubwiye ngo abantu bizera cyane nibo bababara cyane abantu bakunda cyane nibo bababara cyane abantu bafata responsibility cyane nibo bababara cyane kubera ko my friend I can't just waste my time nkwitaho nkurwanaho nk'inshuti nkavaringa what is not good ariko wowe ukabumva ko abusing me is just ni freestyle uri kuranyumva so ugomba kumenya when's the right time to walk out not walk in
not walk on it, out. to walk out. Uri kuranyumva? Yeah. Muchamake ni uko. Kweli. Ibibazo byanje ko mba byasubije. Ndafite ikibazo hari umuntu muzima usibye wenda kuvuga bene uko akantu gato bino kukuntu umuntu abaza undi akantu gato umuntu wigeza kubabaza mu buzima akakubabaza ukumva kubabaye cyane uwo muntu sinshaka kumutubwira ariko nimba hari ico kibazo bacitwayemo gute? Sinkunda kwitura abantu nabi yabo. Yego. Kuko nasanze nimba umuntu angiriye nabi ahari ntiyabitekerejeho cyangwa se yabitekerejeho. Bamuvuga utumwaga haravuze ngo Nyakamvu tabe ngo iyo ngizi nako ni iki kinyabwoye ukiza kigucaho kitambukira gusa naho kumbe ngo gikozwe mu nabi wega niko yavuze ngo kubera ko ngo gikozwe mu nabi ngo kitambukira ngo basigara uhawa ubabara uwo sanga nyine uwo muntu nawe yarakozwe mu nabi. Exactly iyo umuntu angiriye nabi nkabitekerezaho nkeretse agahita akora ikintu cyangwa agahita avuga ikintu ndaho wenda muri a hit of the moment twavugaga ngasanga nagusubije nta muntu utagira gahayuko katurimo no kuko ni kamere z'abantu si buri muntu wese wobwirwa nabi hayabyumva tukwa hayabyumva ngo asange yacecetse. Ni bake wenda ibyo zozanwa n'imyaka bikazanwa enda n'umwuka w'ubwitonzi wakuze mu w'Imana wagize cyane bikazanwa na sagesse Imana yagiye buri abantu barakura for sure cyangwa n'ubugome bwinshi cyangwa n'abagome benshi akavuga ngo singusubiza ndakora uragira ngo nimbundi gusubije jewe si ndakora uri kuranyumva so sindi mu bakora ngo mvuge ngo ndakugirira nabi kubera ko wangiye nabi iyo tuza kwitura inaba batugiriye nabi twakaba baruharwa mu kumara abantu none abo bantu bose nakubwiye bandutse umugenda iyo uvuga ngo witura inabi buri muntu cyo bivamo umutwaro w'urwango uraremereye ni nko kwikorera isi ntukagire urwango mu mutima wawe uzorakare nawe biri yaratubwiye ngo uzorakara ariko ntukarenze umunsi. Reka nkubwire turi abantu n'umunsi no urenza. I'm being honest now. Ijambo ry'Imana rivuga ntukarenza umunsi ariko no sanga nawe urengeje. Ariko singomba nigeze akakireke. No twari tugira ndakihore. Narindi kuri ico. Ariko ngiye kugweza akantu kamwe kabayeho. Sinkavuga amadetail. Abantu bigeze kumbabaza. Kubera cyacizere nari mbafitiye nk'inshuti. Numva ndabaye cyane si nabara gusa kubera ko nabyumvise umwe warabivuga kandi ari umuntu mukuru unduta cyane ndavuga kubigenza imyaka yose ufata nka mukuru wanje ari uko nguku ameze ndarakara ndeka kubavugisha ndibuka ko ahantu yabivugiye naramwandikiye ndamubwira ngo sinogusubiza nkuko uvuze uzo nabimusubije sinogusubiza nkuko uvuze ariko wa mbere mwaka nagiye kuvuga nawe ndabibuka ariko wa mbere ndabyibuka amasaha ya mu gitondo buriya ndakubwira ikindi ntukihutire gufungura telefone Yewe mutere azukanye nawe kubera ko uravuze mu gitondo nama numva hari mu gitondo nangiye kunywa icyayi for sure hari 2016 it's been a while ngiye kunywa icyayi umuntu avuga ijambo can you imagine ko arivugiye ku rubuga rwa WhatsApp kandi ari umuntu nubaha umuvandimwe mukuru kunda aranduta cyane zose nicyo gihe nari muto yagusa demitse nari muto yagusa uko ngano wende ubwo nakabaye narifashe ukundi cyane arambwira ngo avuga ibintu ndamubwira sinagusubiza nkuko bavuze wasanga ari Imana yagutumye mumbwira gutya amagambo ya Dawidi asubiza
abwira umugabo w'ingabo havuga ngo aje kwica Shimei. Ariko ga Imana ishimwe ko ari uko nasubije uko n'umwuka w'Imana wamanutse kuko iyo nza gusubiza mu kinyamurenge ariko basti waratukanye naringiye kuvuga ibintu so what does it mean? Ndamubwira usanga ari n'ukuri ndabyibuka ariko sinzi aho yavuye. Ni kwa kundi umuntu akubwira ikintu none ukabura nk'icyo usubiza. No muri kwa kubura icyo umusubiza spontaneously ugasanga Imana yateguye ijambo ikubwira. Ndamubwira usanga ari Imana yagutumye ngo nduke. Nawe asaba imbabazi avuga nka wundi rwa Murundi nakubwiye wa professor wanje yavuze. And then ndarakara. Then it says navugisha abantu 17 mwakurashira 17 kuri Pentecost ndi kwikanisa. Twaye dusenga. Apotre Sostene niho nasengeraga mu Rwanda yigisha ijambo ry'imbabazi. Out of nowhere nibuka ko nta muntu wansabye imbabazi muri abo bantu. Ndavuga ngo ndasenga ndabwira Imana ngo mbabariye bari abantu bose. Ntawe mbwira ngo ndamubabariye kuko nta waje kunsaba imbabazi. Uranyumva? Ariko ndababariye bose. Nyuma yihinga rimwe umuntu umwe aranyandikira nifuza kuzakureba. Not wa undi wavuze bya bindi. Ngiye kureka imbaraga z'imbabazi. Nubwo bimeze gutyo. Araza numwe mu nshuti ngira uruba kuko gusaba imbabazi n'ubutwari. Yarazisabye yaraje gusaba imbabazi. Takindi kimuzanya. Kubera ko nusabira Imana ibi nta bantu batabona nukuri niza gusubiza izagusubiza mu bifatika. Uzayisabira mu bidafatika igusubize mu bifatika. Araza numwe umbaje mu nshuti zanje umbaje inshuti yoza ku murongo wa mbere. Kubera ko gusaba imbabazi n'ubutwari abantu ntibabizi. Tuvuye Burundi ndumwana nigeze gukubita urusake rw'umukecuru umwe wacu. Zabindi z'abana bakubagana. Natwe twakaza dukubagana nk'abandi bose. Noneho kubisa urusake. Buri inkoko sinzi ukuntu nayo kubise yamihwira. Kandi uwo mukecuru kandi kuko iyo nkoko yo wayishe yari yaramusetsa. Noneho uwo mukecuru yari umukecuru urangamye cyane. Iyo nkoko yari umukecuru ukaze cyane abantu batinyaga. Bivanye nuko umuntu yarezwe utanirukanka ndagenda mbwira ngo ka nishe inkoko yawe kandi narakana gato. Nishe inkoko yawe. Arambwira ngo uvuze gutemo. Nije ndahumva neza. Uvuze gute? Ndamubwira ngo ka nishe inkoko yawe. Nyine inkoko yawe irajyamye hasi. Ngwi mano ngiye kubwira ko kuva uwo munsi aragenda abwira abantu bari cyangwa ngo uriya mwana aramutangaje. Nyuma y'ubwo umusore ntacyo ngo uriya mwana yaramutangaje. Ngo umwana wishe inkoko ngo akaza kumubwira ngo nishe inkoko yawe mbabare biramutangaza. Simpaye nigira intwari ariko nanje araho ndaza asaba imbabazi wenda nakoze amakosa. But nzi ubutwari bw'imbabazi. Nzi n'ubutwari bisaba umuntu muzima ufite ubwenge uzi icyo yakoze gusaba imbabazi. Nubona umuntu w'umugabo cyangwa w'umugore w'umuhungu mukuru cyangwa w'umukobwa mukuru w'umwana cyangwa uwo ari we wese wagize ubutwari bwo kuza gusaba imbabazi. Nubona n'umwana wawe yakoze amakosa ntasaba imbabazi kubera ko yamukubita akarealiza ko ibintu yakoze ari we akaza gusaba imbabazi. Uzamubwire ngo mwana wanjye ngo haye mugishura intwari kuko gusaba imbabazi si ibya bose. Aba bantu batazaja mu ijuru banze kwemera nta kindi cyabananiye. Ni imbabazi. Bananiwe koroha kuko gusaba imbabazi bisaba guca bugufi. Tawe usaba imbabazi ahagaze ahangaraye. Hari ibintu bibiri bisaba guca bugufi. Gukunda bisaba guca bugufi buri. Gusaba imbabazi zo bisaba guca bugufi cyane. No kwiga burya ntawe igahagaze. Sayiga yicaye. Kandi ibyo bintu byose mubirebye neza ni ibintu by'agaciro. Tibisaba n'amafaranga burya gusaba imbabazi. Tibisaba ikiguzi ariko biragoye. So uwo mukecuru twabaye inshuti
naho nari ngiko binkuri umwana yagosubiye twabaye inshuti nakazamva igihe cyose nagiye muri vacances akavuga ngo yambona nk'ubu narayina ngo se kutaje kundamutsa timushobora kubyumva kandi mu bisanzwe nta bandi bana bose bataje kundamutsa ngo bamutinya nota on labana n'abandi bantu bakuze niho kuvuga ngo mbese kutaje ngo nkubangire urundi rusake naringiza aho kutaje kundamutsa ngo wicindi koko so ndiko ndakwereka rero izo ni imbaraga ziba mu mbabazi nakubwiye kuba inshuti n'umuntu utakabaye inshuti nawe kubera ko wasabye imbabazi umuntu wagukosereje kubera ko yasabye imbabazi yakoze sacrifice yo gutera intambwe ukavuga ngo nukuri ibi ngibi n'ubu twari kuruta amakosa wakoze cyangwa kuruta uburemere bw'amakosa wakoze ndakubabariye ubwo ufite n'ubushake bwo kudukomeza kuba bavandimwe kadukomeza uri kuranyumva so uzababari n'abantu nibatagusaba nimba uzababari kuko kubabarira niwe bifitiye umumaro sibo niwe bibohora sibo nakubwiye ngo mu bintu za mbere ukwiye kurinda niki ni umutima wawe kugira ngo rero utware umutima wawe uwutware mu bucafu bwose ntugatware ubucafu mu mutima naho abambabaje harabona kase ndavuga ngo sinkeneye kwirwa nsubizanya nawe sinkeneye kugenda mpaye ngusebya abo ngabo gasaba abantu bakura kenshi abantu dukata gutyo sa abantu bakuri nakubwiye n'abantu bahafi kubera ko amagambo ibinyoma batubesheye tuzafashwe nk'ukuri aribo bagombye kutudefend bakabaye abantu bagira gute badukavaring cyangwa batudefend inde mugabo wabonye hage ndavuga umwana wanje ngo ni kizeze yakoze ta makuru muzi ko ari kizeze tawo ninde muvandimwe agihabwa ngo mukuru wanje ntabwe ngagira ntawo so umuvandimwe inshuti igira ahantu ibiba nk'umuvandimwe apana connaissance apana abantu muziranye ku buryo agomba kugukavaringa mu buryo bwose nzi mutiti mwe inshuti yacu yakubise umuntu wavuze nabi inshuti yacu ararwana ibugande ati wakosha ambwira kuravuga naka nabi ndi hano ndagukubita no ayo sa makuru n'umugabo mukuru n'ubu nyine twohamagara nkamubwira ngo ngahe vuga ya makuru yakubise umuntu kubera ko yavuze inshuti yiwe nabi arambwira ngo inshuti yanjye ndayizi izo havuga nibishya ndiyo bikora ibintu warayihimbye wowe wumvise inshuti si ukuvuga ngo irwane nubwo itorwana ariko nibura irwanira agateka kavuga ngo ibyo bintu bavuga n'ukuri twomuhamagara ubu nyine wo bisubiramo aha yakumva at least singuye ngo urwane so abatukishirije barahari ariko twamwe abagarutse twarababariye abatasabye imbabazi twarababariye ariko twabigijeyo kuko tudakeneye ko batwica kuko ganti banagarutse kwica si mpayavuga ngo nukutwica ngo baturangizeho nuko ikibi suko bagutuka gusa ikibi nuko bakugira nkabo kuguhindura wanyumvise ikibi suko bagutuka suko bakubeshera ikibi nuko bagira ahantu nawe ugasanga nawe batangiye kuba nkabo ugatangira kubavuga nabi kubera ko bakuvuze nabi ugatangira kubasenya kubera ko bakakwanduza umuco mubi so mbwiye udashoboye ibyo uzabakade bagumiriya nawe ugira gute sometimes it's much better to give up than to hold on tugana ku musozo nako turi no ku musozo turiho neza turiho ni nko kumukikira w'ikibiri turiho wewe gupostinga umuntu kuri stat yawe ya WhatsApp cyangwa ya Instagram cyangwa ya socials yariyo yose ubifata gute nimba ari ikintu yenda ku rugero udashobora kumubwira ngo akimenye iyo ugishizeho ukimushiriyeho cyangwa ubugishiriyeho abandi ushaka ko bakimenya kuvuga ngo gupostinga wowe kuri wowe biriya ntubona dupostinga abantu zambikora nawe uzubikora n'undi azabikora biriya ni message ushaka kumuha cyangwa ni message ushaka guheza abandi bari icyo kibazo abanyepolitike nibo bazavuga bamubaza ikibazo yumva kiri sensible cyane adakeneye gusubiza
akavuga ngo mubajije ikibazo cyiza ariko ntarwagisubiza akama gucenga akavuga ngo icyo kibazo ngo ni cyiza cyane ngo twagiye duhura nacyo kenshi ngo wenda ibyo bibazo ngo ni ibibazo ngo bisaba ko abantu bicara muricaye ni mugisubiza gayicara tubwiye you know so iyo dupostinze abantu kuri stati zacu cyangwa kuri social media zacu dukoresha biba bisobanuye ko tukeneye kubibereka cyangwa kubyereka abandi bifatiye biri hose biri hombi biri hombi biri njenza nkunda kubibagirwa cyane umunsi umwe bigeze ko sinza nibuka amadate de naissance ama birthdays n'ibindi byose byinshi sinza mzibuka n'abahungu banje bazanyibutsa ngo by the way baba unajua kesho ni birthday yangu birthday yako uranyumva so ni yanje umunsi umwe bigeze kumpostinga ndetse abangaba bababwiye ko hari uko nabaye you know ndibutse ko kwari umunsi wa kuri sinza mbyitaho nje usiburiya sinkunda na surprise ngo mwanyishe ngo muzane ngo uzawikanga mwanyishe no I don't like it see I'm not a surprise person simbikunda nkunda nushaka kunkorera ikintu uzambwire umbwire ngo by the way turifuza gucelebrate birthday yawe uzo it's okay naho sutuntu surprise muzumukanga abana n'abantu bagabo murategamiye bagasanga bagutegamiye muzumukanga abana it's okay just inform mumbwire ngo turifuza gucelebratinga nawe that's okay umugabo umwe yarahitse kumbwira natsetsa ngo yarakuze ngo ari mukumva abantu bava ngo bagiye ngo muri concert ngo bazambara uniform ngo aravuga ngo nje nsindikira mu myaka yo kwambara za uniform ngo twame twambara ngo umweru twese ko ari yose ngo nje akabona niko kwishunga ati nje twinjiye narabira you know so iyo rero arigenda zanibuka gupostinga abantu akabwo namana tukagusa nkibuka ko nta gupostinga uri umwira wanje nkagira ngo uzobifata nabi kandi narabibonye kamana dukugitondo kimwe gusa kagukwitaho kugira ngo ubone ko nta mutima mubi kuko abantu benshi bakundaga kurakara ngo ntiwashyize kuri stati ngo mfite birthday nukuri niyanje ndaza nibuka baba expectinga ko exactly baba bakenera ngo nubashiraho abantu benshi babona ko yagize so kubikora rero no bikora ku bwawe nimba kugupostinga kuri stati yanjye ya WhatsApp bituma wumva ko ufite agaciro mu buzima bwanjye ndatewe ipfunwe n'uwuriwe kuri njewe kuri inshuti yanjye kuri murumuna wanje mukuru wanje mwene whatever nimba wumva ko hari ahantu bigushira mu marangamutima bikuzamura mu marangamutima my friend nzabikora ku bwawe kuko buriya umuntu muri servo y'umuntu ndagira ngo amarangamutima afite igice kinini cyane so mu gihe twa maintenance amarangamutima tukayakipinga hagomba kuba mu munezero ntabe low ibindi ni amahoro mu gihe napostinze Felix bikamunezeza why can't I do it kubera ko ntabikora ibyo bintu birasaba iki gupostinga kuri ahubwo mumpe ifoto no, if my brother if my friend is pleased ko namushyize kuri stati yanjye nukuri ndabikora ningubita kuntuza I will do it ku bwawe n'abandi bantu nimba babona ko hari abantu bavuga burya bwose Felix ni inshuti ya Muco nibyo nabyo nimba nabyo hari ikindi bishiraho that's all right ariko rero ikoreshwa ya social media ni ikindi kintu kiri wide kiragutse abantu bazagifata gusa tuzanga tugapostinga izo dushatse tukavuga izo dushatse ariko siko biba bimeze twari tuvugiye nuko gusa nuko hari ibintu umuntu twanabiganiriyeho hano kuvuga ngo hari ibintu umuntu ashobora gupostinga ariko atokubwira nikahakwepa nimba yo posting ikintu akakwandikaho ibintu ipaje yose ariko adashobora kukubwira atarakwicaza ngo ayikubwire kubera iki ibyo ni ikinyoma ni scam ni ikinyoma ni scam mbi cyane abona aba scammers my friend urankunda uranyishimira kumuvandimwe hari karita imwe yanje ukunda mamagara ngira ngo wa muhungu wa mugabo we mugihe ukiriho
nkeneye kubwira ko iki kintu inza nkikubonaho nkumva ndanezerewe nkabona n'ikintu no kwigira. N'inshuti rero za fake ikintu udakora nabi nazo nizitubwire cyane rwose. iki kintu wakoze hariya nicyo inshuti ubundi zibereyeho. Ikintu wakoze hariya sico, reka tukitureke bishe amambo. Uri kuranyumva? So nimba ushobora kunyandikaho paragraphe 5 udashobora kumbwira utarambwira nimwe muri zo cyangwa ni mutwe w'amagambo wayo, uri umubeshi, uri umubeshi wakeneye gusa kumbonera kumbe no sico wakeneye ku sico gusa kwandika wari ukeneye kwandika ariko ushaka icyo wandikaho ubona ko nogira icyo bita headline nini, umutwe w'amagambo munini. Buriya rero abantu bazi ngo gukoresha social media bumva ko wakora icyo ushaka. Mu kilatini baravuze ngo verba volant scripta manent, le verbe s'envole, les écrits restent. Amagambo azaguruka ariko ibyanditswe birahaguma. Kimwe n'izo social media, urabona amagambo yose twavuye hano, urabona ibintu byose twavuze uko bashobora kugenda bagakupa hariya nakubise inkoko hariya ku nkoko ko ndabona konje ariho. So ndiko ndakwereka ukuntu ibintu byose bigomba kugira gute bishobora kugira. So abantu iyo bari kuri social media bavuga ikintu cyose bashaka ariko ntibibuke iki ingaruka ishobora kugira. Maybe kuri we ntacyo bikubwiye, uri umusore, uri umukobwa, uri umuhungu, uri umukobwa, ukumva ko it's okay, but remember, will you be proud imyaka 15 ko umwana wawe abona biriya bintu cyangwa nyoko senga? Hari abantu bazavuga ibintu nkavuga ngo bagira imiryango, bagira abase na banyina na banyirasenge n'abandi, kuko hari ibyo novuga nje nkabivuga turi kumwe nawe, ariko nkavuga ngo nta bandi babibona reserve. Uri kuranyumva? Ari social media is one crazy thing abantu bagomba gutinya cyane, kubera ko uyu munsi urakumva it's okay ariko abana bawe bazishimira kubona ibyo wavuze. Umugabo umwe nako n'umugore ngira ngo dusoza yara yumvisha abandi bavuga ngo azapostinga abagabo, ngo azapostingana hagati y'abagabo n'abagore. Umare ngo umunsi umwe ngo aramubwira ati kunza mu mugabo ni warubwiye mugwe kunza mbona utazumpostinga tiwo barimo ikibazo kuko ubu nyine stat yahindutse niho abantu bazabagaragariza urukundo ibintu atazamubwira imuhira gusa kama bipostinga. Waje kumpostinga yamwandika ngo tahagaze yashize amushashira ifoto yawe arabandika. So umugabo wari wamubwiye ngo umugabo wari wamubwiye ngo tahagaze yashize, uwo mugore ari he tumugurire araha mu muhanda ko nogiraho cyane umukora ngiye kukubwira araha mu muhanda mugani wa ikintu kimwe uzomuzane tumugurire mu buhe buryo. Social media si urukundo rugaragarira for sure, you can inform people, you can inform people, ariko urukundo hagati y'umugabo n'umugore, my friend, ndetse buri uruzanye kuri social media uhaye urutisha agaciro. Numva ko ndetse byakabaye bishobotse for now urukundo rw'abubakanye rwo kabaye not really sacred, it's a sacred thing, just kitagomba kuba ikintu cyo gukinisha cyo kuzana hano wanditse gutya. You don't know what people think. Nigeze gusoma akantu k'umuntu avuga ngo hari ibintu bingahe ngo utagomba kubwira abantu. Your love relationship, uburyo ubanyeho n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe, the money you earn, the salary you earn. Anazamuye kubaza gusa ngo muzamufata kangahe tamutoro wabikubaza. So urumva hari ngo muzamufata kangahe. Your love relationship, don't talk about it, don't tell people, don't give details to people. Ntukabwira abantu imibanire yawe n'umuparteneri wawe cyangwa se n'umugabo wawe cyangwa n'umugore wawe. Uzayi keep it for yourselves, muzayigumana ubwanyu. For sure hari ibyo abantu bo sharinga n'abandi byiza, ariko system n'ibiriya byo hanze biriya byo hanze ubu musanga muri abanga kugira ngo mubere abandi bantu inspiration. Hari bivugwa n'ibitavugwa, ni bya bindi wavuze kare byo kugira gute to keeping boundaries. None se niba umuntu yarenze fences and boundaries nikizamugaru wendaje
warinda umuntu warenze barriere yo ku mupaka taba ari mu kindi gihugu aba yinjiye tayari takobwa. Don't talk about that. Love relationship, salary, your next move. mu gihe bakubaje ngo ufata nkangahe hose ubizafite Uzababwira ngo mfata meza. Uzababwira ngo mfata meza. Uzababwira uti ni meza. Nubwo azuba ari mabi ndukabwira abantu. Nubwo azuba ari mabi ndukabwira abantu ko uhembwa mabi cyangwa makeya. Sabwiye ko uhembwa meza. Hari n'imbaraga ziba mu kwatura. Ibyo twatura, ibyo tuvuga. So narimvuze ibyo nizo narimvuze ahanini cyane ni ibyo kubera ko ibyo ngibyo ni ibintu abantu bashobora gusenya. Love relationship, salary you earn, your next move. Your next move. Niho cyageze ushaka gutangira ibintu ugasanga ntibabikunda naho kera. Wahaye abantu hint. None ugasigara ubyikubitaho ugasanga byabaye amabuye. Buriya ugomba kwisigariza ikintu. Uzi nakaroro ngiye kuguha igihe abanyamerika bagiye gufata Osama bin Laden, hari indege imwe muri kajugujugu bari bajanye yagize accident, bagomba ko bagira gute bayituritsa. Kuyituritsa byagombaga kuzutsa umufurege wose bigatuma n'aba Pakistani baza kureba. Ariko why bagombaga kuyituritsa? Kugira ngo batabona technology y'imyubakire y'indege zabo aho zigeze, aho igeze iyo technology yabo. Biri mu bibyo ni bimwe mu mpamvu zatumye kuko bari bateye byari byagaragaye ntacyo bari bakiye bahisha, ariko bagombaga kwituritsa kugira ngo badatanga amakuru y'iterambere rya technology yabo. No mu bindi byose ugomba kugira ibyo wisigariza, ibyo ubwira abantu you don't know who you are, utagomba kubabwira kuko urimo